Abantu benshi bitwa amazina atandukanye biyise cyangwa se babise ariko bakaba batazi ubusobanuro bwayo. Muri iki kiganiro nkuzaniye ubusobanuro bw'amazina atandukanye kugira ngo bashe gusobanukirwa izina ryawe, iby'umuvandimwe wawe cyangwa umwana wawe cyangwa basogokuru bawe n'abandi batakiriho bitwaga amazina runaka ariko ukaba utaruzi ukasobanura. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Icurire TV, gerageza wihangane, ndabigusabye ukore subscribe, ukore like ndetse na share, kandi ukande kunzogera ubona hejuru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho bitandukanye. Reka duhere ku izina rya Diane. Ashobora kuba umwari cyangwa se umutegarugori, akunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose, ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane aba ari umukozi mwiza haba mu buryo bugaragara ndetse no mu bitagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse bitewe n'imiterere ye, ituma abona umwanya mu buyobozi ndetse igatuma aba n'umunyembaraga. Ikindi Diane aba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Reka tugere ku izina bita Lydia. Lydia ni wa muntu ushidikanya cyane, akunda gutanga ariko agatanga afite icyo ashingiyeho kizatuma agaruza ibyo yatanze. Yikundira ubuyobozi kandi ni wa muntu uhorana morale. Akenshi mu byo anavuga hakunze kuba harimo ukuri. Ikindi nanone akunze kuba ari umunyabwenge ndetse usanga hanini aba ari mwiza mu buryo bugaragarira inyuma. Mu byo akora aba yabanje kubitekerezaho. Buriya ikintu kandi kindi yanga umuntu umugira inama, kandi ni wa muntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abone amahoro. Reka tugere ku izina bita Faustin. Ujya wumva abantu benshi bitwa ba Faustin ariko ukaba utazi ibisobanuro by'iryo zina Faustin ryaba risobanura iki. Nkuzaniye igisobanuro cy'izina Faustin muri aka kanya, ntegera amatwi. Ese nkwibarize, waba wakanze subscribe, waba wakanze kuri yanzogera se cyangwa wakoze like na share? Ngaho reka twikomereze ku izina Faustin. Faustin akunze kuba ari umuntu mwiza ukunda urugo ndetse akagira n'inshuti nyinshi, kandi akunze kuba ari wa muntu utabara. Afata ibyemezo bizima ndetse akunze no kugira impano yo kunga abantu. Ni wa muntu ugira urukundo kuko uwo akundanye nawe atajya mubabaza. Ikindi ni wa muntu uba yikundira ubushakashatsi, akaba ari n'umunyamurava mu byo akora. Reka tugere ku izina Innocent cyangwa se Innocent. Twumva abantu benshi hirya no hino bitwa abana bato, abakuru, abo twasanze, abo twavutse dusanga ndetse n'abandi bavuka muri iki gihe tubona. Innocent ni wa muntu uba utakora ikintu cyose yatangiye, mbese ntago ashobora gukora ikintu kindi atararangiza ikindi yari yatangiye. Aba ari wa muntu ukunda ibintu byo gushushanya ndetse n'imideri. Agira urukundo ndetse akagira n'ubumuntu. Ikindi aba ari umunyamahirwe mu byo akora, aba yaba ibibi cyangwa se byiza. Agira impano yo kwandika, mu byo akora byose biba bisobanutse. Angelique nawe, reka tugere kuri Angelique cyangwa se Ange. Wumva abakobwa benshi abadamu bitwa ba Angelique cyangwa se ba Ange. Ahangaho humve nawe akunze kuba ari umunyembaraga ariko nanone rimwe na rimwe akaba umunebwe, kandi nanone akunze kuba ari wa muntu wihoranira morale ibihe byose. Ntabwo ari umunyabikorwa ariko ni umunyamipango. Ashobora gupanga ikintu ariko we ntagishyire mu bikorwa, ahubwo akagiha abandi bantu ngo abe aribo bagikora. Yumva yakwigenga kandi nanone akunze kuba ari umushakashatsi. Ikindi ahora ategereje amahirwe gusa mu bintu bye, ndetse we aba yumva n'ibyo yakora yabikora mu nzira ze gusa. Reka tugere ku izina Grace. Grace aba ari wa muntu usobanutse, utumika, ucukumbura, yewe akaba ari n'umunyamutima ariko agakunda gukinishanya ndetse no gutanga inama. Atekereza byihuse kandi neza, abika ibanga kandi agira n'impano y'ubushoramari. Ikindi aho ari hose aba ashaka kwigaragaza ngo bamubone abinyujije mu bwenge bwe afite. Reka tugere ku izina bita Charles cyangwa Karoli. Abo bantu turabumva kuva kera, n'uyu munsi baracyavuka bakabita ayo mazina. Na kera bitwaga uko nguko, n'abazaza bazabitwa ba Karoli. Karoli ni wa muntu ukunda gusabana n'abandi kandi ugira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima. Agira amagambo meza ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ibibazo. Igihe kimwe ntabwo yihangana. Nawe ni wa muntu uba ushaka kwigenga ndetse aba anashaka gukora ibintu mu nzira ze ntawe umuyoboye. Christian nawe agira imyitwarire nk'iya Charles kuko ari wa muntu ukunda gusabana n'abandi kandi akagira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima. Agira amagambo meza ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ikibazo. Igihe kimwe ntabwo yihangana. Nawe ni wa muntu uba ushaka kwigenga ndetse aba anashaka gukora ibintu mu nzira ze ntawe umuyoboye.
tugeze ku izina bita Rosine. Se wabuze umuntu witwa Rosine niko witwa se wowe, cyangwa mama wawe, cyangwa mukuru wawe, cyangwa inshuti zawe, abo mwiganye ndetse n'abandi? Ba Rosine ujye ubabona hirya mu nsisiro ndetse n'ahandi. Reka rero ngusobanurire ntisize iri zina bita Rosine uryumve neza. Muri we arangwa n'itegeko, kuko ahari hose abashaka gutegeka. Iyo yatangiye ikintu atuza ari uko akirangije, agira imbabazi kandi akishimira gufasha ikiremwa muntu. Ni wa muntu ushabutse kandi urangwa n'umutima mwiza. Ikindi kandi ni wa muntu wizerera mu itegeko, umwanya ndetse no kugaragara neza mu bandi biba ari ingenzi kuri we, kandi ahora ashaka uburyo bwose abantu bamwiyumvamo. Ikindi kandi agira impano yo kwishakira icyerekezo. Reka tugere ku izina bita Irene. Irene urabumva hirya no hino. Irene ni umukobwa cyangwa umugore ugira amarangamutima menshi n'umutima woroshye cyane, kandi ahangayikira umuryango we cyane n'urugo rwe iyo arufite. Agira ibakwe, akunda akazi, ashaka kwigenga, abashaka gukura vuba agahabwa inshingano. Irene akunda amahoro ku buryo ashyiramo imbaraga zose kugira ngo abane n'abantu neza. Irene ababara vuba ariko ntagira inzika. Iyo agize umujinya n'uburakari yihutira gusaba imbabazi. Reka nkwigerereze rero ku izina bita Joseph. Jya wumva abantu benshi bitwa ba Joseph. Joseph akunze kuba ari umunyakuri, umunyamigisha, ari inyenyeri y'abandi, ndetse rimwe na rimwe aba ari umuvumbuzi, arangwa n'ibitekerezo byubaka. Ikindi kandi akaba ari n'umunyamurava, afite impano yo kuyobora hanini, akamenya no gukemura ibibazo, kandi akaba ari na wa muntu utangayikishwa nuko atarangije ibyo yatangiye, ahubwo akabiharira abandi. Akorana umurava mu kazi ke, ndetse aba yizerera mu mategeko. Hari Louise. Louise ni wa muntu ugira ubuntu, ariko ubwo buntu bwe akabugira ku muntu uzamwishyura. Ahorana morale, arasabana, kandi akaba ari n'umunyabwenge. Ikindi ahora ashaka ubwiza, kandi akaba ari wa muntu ukora ikintu hari uko yabanje kugitekerezaho. Aba yumva yayobora abandi. Ni umukozi mwiza, kandi akaba ari na wa muntu ugira umutima ukomeye. Aba yumva yakora ibitandukanye n'iby'abandi, kandi akikundira politiki ndetse n'ubuhinzi. Theogene yishimira kuba yayoborera buri wese mu bubasha bwe, agakora icyo we ashimiye abandi batashimye, kandi iyo bimushobokeye buriya ngo agira ibitekerezo byiza. Arangwa n'amarangamutima mu byo akora byose, agira impuhwe. Ni wa muntu utekereza, yewe ni nawe muntu ushobora kubitsa ibanga ntarimene, akagutega amatwi cyane, ndetse akunda ibirori, kandi nanone akunda kwiyoberanya. Reka tugerere ku izina bita Ornella. Ni wa muntu wihangana kandi ugira umutima ukomeye. Iyo urebye ngo aba ari umunyeshuri mwiza, wakira ubumenyi mu buryo bworoshye kandi akanabukoresha neza. Ashobora kuba ari umwere cyangwa umunyabyaha. Akunze kurwana n'ibibazo bye bucece ntawabibwiye. Ahora we yumva yahora mu mutuzo. Akunze nanone kwishimisha mu buzima, mu rukundo, gutembera, kandi ibyo yiyemeje aruhuka ari uko birangije, atitaye ku ngaruka mbi ari bibigiremo. Akunze kuba ari wa uvugisha ukuri ndetse ubahiriza na gahunda. Tugere kuri Desire. Desire ari umunyembaraga mu buryo bwose. Akunze kuba ari umushoramari, ndetse aba ari n'umukozi mwiza, haba mu mitekerereze ndetse no mu bikorwa. Ikindi akunze gufata imyanzuro neza, atagize uwabangamira. Bitewe n'imiterere ye ituma abona umwanya mwiza mu kazi akora. Ikindi ni wa muntu ujya wikaruma rimwe na rimwe. Arangwa n'ikinyabupfura ndetse n'ibitekerezo byubaka. Iyo afite inzu ye atuje, akunda umuryango we wose, ndetse akanawitaho. Akaba ari n'umuyobozi mwiza w'urugo, agendera ku murongo. Ikindi kandi kikaba ku mutima we ni ubutabera n'ukuri. Agnes ni umuntu ukunda ibintu byiza cyane, kandi akaba ari umunyembaraga uhambaye kandi wihagararaho. Agnes ntabwo ari wa mwubatsi cyangwa se gusa, ahubwo abazi no guhiga agahigura. Aba yumva abantu bose bagendera ku byo we ashaka cyangwa ku bitekerezo bye. Aba ashaka ko nta muntu wamugenga, ahubwo wakigenga. Akunda ubushakashatsi, aba ari na wa muntu uzi icyo ashaka kandi n'impamvu agishaka. Iteka ahora ategereje igihe yazabonera amahirwe, maze agakora imirimo ye ntawe umutegeka. Akora buri kimwe mu nzira ze. Hari Eric ni wa muntu mushobora kwemeranya ikintu, ariko mu minota mike akabona arahindutse.
yarahindutse, ibintu akora byose ntabwo biba bigenda nk'uko abishaka, akunda kwidagadura, we ubwisanzure nibwo abashyira imbere. Eric ntabwo ajya abona umwanya wo kuruhuka kuko ahora ahugiye mu bintu bitandukanye, ahinduka vuba, ni wa muntu uba ufite igikundiro. Ikindi kandi Eric ahora ashaka ikintu yakora kugira ngo ayobore abandi, agira impano yo kwishakishiriza icyerekezo cye ndetse no kugera ku cyo yifuje mu buzima. Hari kandi Esther nawe ni wa muntu mwumvikana ku kintu ariko mwatandukana gato mwakongera guhura ugasanga yahinduye ibitekerezo, mbese muri make arahindagurika. Ahanini n'ibyo akora usanga bigoranye, akunze kwidagadura, nawe yikundira ubwisanzure nka Eric, gusa we akaba ari wa muntu uhorana morale ndetse akunze kuba afite igikundiro, akunze gutembera kandi ni wa muntu ushima, yikundira kuvuga cyane, umuhaye igihano wamwicisha irungu. Uwo ni Esther wikundira ibiganiro cyane kuko umuhaye igihano cyo kutavuga aho ngaho rwose irungu ryamwica, wamuhemukiye cyane. Reka twigerere kuri Richard cyangwa Richard, akunze kuba umunyamategeko kuko bimuha mu maraso. Icyo yatangiye cyangwa yatangije aruhuka ari uko kirangiye. Ni umunyembabazi ndetse akunda no gufasha abantu, ni wa muntu wirekura ukunze kugira umwanya wo kuruhuka. Ikindi kandi yemera icyo ahawe cyose, agira impano yo kuyobora ndetse n'ubushoramari, ubucuruzi n'ubuhanzi ndetse n'ubushakashatsi mu bya siyanse. Ahora kandi yumva yakora iperereza ku kibazo icyo ari cyo cyose yahuye nacyo cyangwa se ikindi kibazo kigoye. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Mbese aya mazina yawe hari rya wumvishemo? Mbese urifuza gusobanukirwa irihe? Urifuza kumenya irihe? Nkubereyeho kugira ngo usobanurire amazina yawe atandukanye. Hari ryawe ntabwo uryumvishemo, ijya mama wawe nturyumvishe, papa wawe se, murumuna wawe se, umuvandimwe wawe se, inshuti yawe se, wo mugende na se ntabwo uryumvishe, ngaho nyandikira muri comment. Reka duhahurire mu kanya gatoya. Niba warangije gukora subscribe, like na share, wakoze no kunzogera, reka duhurire muri comment gatoya maze umbwire izina rimwe cyangwa se 2 cyangwa se 5 cyangwa ngaho ushaka kumenya, mpite nyakubwira mu kiganiro gikurikiyeho. Urakoze cyane, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Imana y'u Rwanda ibane nawe, ikomeze kukurinda no kukurengera. Ndagukunda cyane nawe kandi unkunde, nubwo utanzi ariko ngiyewe umunsi umwe tuzahura. Gusa icyiza nuko twese dufite ihuriro rimwe, tuzahurira mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane.